kuraguza narije kukubwira ngo utuntu wabonye ni duto aravuga ati rero kuva atamfukamiye kumufata ntibyoroshye barabizi ko kugufata umuntu wizera Imana akubaha n'iby'imutegeka barabizi ko kumufata bitakoroha burya barabizi ko batapfa kugufata kenyege Imana itugire neza ngo aravuga ati ngiye kubanza ndakuze mbimenye neza ngahera mu kwezi kwa mbere reka mbabwire mwene da utuntu ubonye turoroheje burya kuva mu kwa mbere bararaguje ku munsi wa mbere musome Bibiliya ngo baragiye ku munsi wa mbere Hamani ajya kuraguza abaza inzuzi ati aba bantu nzabica zigaceceka uwa kabiri uwa gatatu ngo araraguza inzuzi zitwa Puri abantu ntacyo batakoze kuba bataragushyikira si amaboko yabo ahubwo iyo mu ijuru dusenga ifite umutima w'ubwenge niko ijambo ryatubwiye kandi ni intwari y'inyamaboko si uko buri munsi bataraguza ariko ifite umutima w'ubwenge. Amen. Aleluya. Amen. Hanyuma ngo bigejeje mu kwa 12 rero Imana itugirire neza ngo araraguza hera mu kwa mbere agera mu kwa 12 araguza ku munsi wa mbere buri kwezi haraguza buri kwezi buri munsi ngo yaheraga mu kuraguza ariko ikintu ushimira Imana yaraguzaga Moridekayi napfukamye arimo apfukamira iyo mu ijuru. Imana itugirire neza asenga atazi ko ari umuntu uri kumuragurira uri kugira gute kuraguza amuraguririza. Ndashaka kubabwira ngo senga Imana kuko nabandi bakorera izindi Imana nabo bashyiramo imbaraga nta nubwo baruhuka ari igihe uje wigwa n'agacuho ukabwira umwami Yesu uti bana nanjye ariko bararaguza baravunika ntibasiba ngo buri munsi akaraguza inzuzi zitwa Puri. Hanyuma rero nihuse kuko hari ibintu byinshi numva ashaka kuvugaho nihuse ngo ukuntu umusozi wavutse ngo inzozi ziza kubabeshya ngo zirababwira ati noneho mwabafata mu kwa 12 burya ni no mpamvu mubona haba impfu nyinshi nuko abantu benshi bagiye baraguza ari igihe inzuzi zibemerera bati noneho ni mubafata uyu mwaka utararangira mwahereye mu kwa mbere muraguza ku itariki ya mbere none uyu mwaka ni muwupfundikira bamubajyane tuzatangirane n'abandi umwaka utaha. Ndagutangariza inkuru nziza ko Imana itabyemeye. Amen. Aleluya. Ndagutangariza ko inzuzi zitadufashe ahubwo imbaraga z'Imana yacu n'umutima w'ubwenge w'Imana uwo nguwo uratubumbatiye niwe uturengeje iki gihe ukatwicaza no mu kindi. Imana ishyirwe hejuru. Uyu mugabo inzuzi zimwemerera n'Imana nayo iri kwemerera Moridekayi kubaho. Ahubwo reka nkubwire akantu keza wowe unkurikiye ndashaka kugira ngo nkubwire ngo noneho uhereye none isunga Imana kuko ibyo kuraguza ntubishoboye. Niba utaraguza niba utajya muri ibyo bintu wowe igire mu Mana kubera yuko urumva ko hari abandi bafite ibindi bakora kandi iyo bagiye kubikora ntibakubwira. Hanyuma rero kuko batakubwira nawe igire mu bindi by'Imana kuko ari ifite imbaraga iri hejuru y'ibyo ngibyo. Araraguza gusa arahangayika kubw'icyo kintu. Reka mbabwire rero ikintu gikomeye yamusabye ahantu ataba. Niyo mpamvu nkugiriye inama ngo wowe wisengera Imana. Iyo twisengera Imana bakatusaba mu bapfumu basanga muri sisiteme zabo tutabamo. Amen. Ntabwo muri sisiteme batubona bashyiramo inzuzi zaraguza inzuzi zikavuga ati umuntu ntabaho uyu muntu ntarimo ziratubura. Reka wegera Imana ku buryo izi nzuzi zaba Hamani na bene wabo n'abuzukuru. Erega abuzukuru ba Hamani ntaho bagiye. Ubwo abantu basenga bakanaraguza icyarimwe noneho abo ngabo basenga bakanaraguza rero ibyo bintu bizababyarira sirikwi kuko ntabwo bijya bikorana. Ni ugufata amashanyarazi n'amazi ukabivanga ibyo bintu bizatwika nyirabyo. Burya reka nkubwire iyo dusenze abaturaguriza abadutega n'abaturoga Imana ihita ica amarembo yo kurenga ibyo bintu ahubwo yo kutubeshaho. Ndashaka kukubwira ngo Imana ntabwo idusanga mu kibazo ahubwo ikibazo kiza Imana yahabanje. Amen. Wakumva ko kantu ntabwo Imana idusanga mu kibazo ahubwo Imana itanga ikibazo. Buriya batangiye kuraguza Imana ihari ihita ibanze ikora akantu ka mbere ihita yereka Moridekayi abantu bagambaniye umwami irabamwereka irangije iramubwira ati kandi nta muyuda ugambana itugenda ubyereka umwami ngo arabatanga abwira umwami ati wari upfuye. Bahita babyandika mu gitabo cy'ubucurabwenge baravuga ati uyu muntu atabara umwami bafata umuntu ubujije umwami gupfa ninde ni Moridekayi niwe umuburiye. Abagabo bari bagiye kumwica arabamweretse ngo babigenzuye basanga koko bari bapanze kumwica. Bahita ajya mu gitabo cy'ubucurabwenge bamwandikamo Moridekayi. Urumva undi arimo araraguza undi arimo araraguza naho undi Imana iri kumukoresha imirimo yo guhura n'umwami no gukiranuka y'ubutwari. Ageze mu gitabo cy'intwari z'igihugu zikiriho umwami atamuhembye reka niyo muhembye
yaramwanditse abibikaho. Ubu hari ibintu twakoze mwa bantu b'Imana tutararyaho na gato, Imana irindirije kuzabikusanya ikazabiduha igihe kigeze, ikazabiduha Hamani adahari, kuko hari igihe yabiguha Hamani ahari akakwica utarabirya. Hari ibintu irindiriye kuzaguha Hamani adahari. Imana iturengere. Turagushimye, uri Imana nkuru, uri Imana ikora ibikomeye bitarondoreka. Tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko wemeye aba bantu bakabyuka bikemera, bakagenda bikemera, bakaryama bigakunda. Hari ibintu wemeye ko byemera kubw'imbaraga zawe, ubishimirwe. Kandi tuguhaye ishimwe y'uko tubeshejweho nawe. Ibi bintu tubihaye agaciro. Twemerere rero ukomeze kutugirira neza, ukomeze kutubeshaho, ukomeze kutwungura inama, ukomeze kubana natwe, ukomeze kudutambutsa iminsi n'ibihe, ukomeze kutwereka ineza yawe. Urakoze ko wumva gusenga. Aba bantu badukurikiye bose babona amaboko yawe akora imirimo, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nk'uko mubizi tuba tuvuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana, akaba ari nayo ntego nyamukuru, kugira ngo isi ibone urumuri, ibone Yesu Kristo umucyo w'isi. Ubu tuvugana rero hari ikintu kiri ku mutima wawe. Mfite mesaje numvise Imana yashyize ku mutima wanjye, amagambo meza. Kadusoma ijambo ry'Imana, niryo nkunda, niyo nkingi nkunda kwegamira. Kadusoma ijambo ry'Imana. Turasoma hehe? Njya mu gitabo cya Yobu ibice 9. Igitabo cya Yobu ibice 9. Usoma umurongo wa 4 n'uwa 5. Mu gitabo cya Yobu ibice 9 umurongo wa 4 n'uwa 5 haranditse ngo igira umutima w'ubwenge. Amena. Kandi n'intwari y'inyamaboko. Intwari. Ninde wayinangiriye umutima akagubwa neza? Ninde wayinangiriye umutima akagubwa neza? Yimura imisozi itabimenye. Haleluya. Ikayobokana uburakari bwayo. Amen. Amen. Imana ihimbazwe. Nazanye iri jambo numva ari inyuzuye. Hari igihe imisozi, mvuze ngo yimura imisozi itabimenye, abantu bagira ngo twebwe aha dutuye ni aha turi ni hafi. Hari imisozi itandukanye, ushaka kugira ngo ni za Rebero, ni imisozi ya za, ariko iyi misozi Imana ivuga ni ibintu biba biguhagaze imbere, uba ubona utazatambuka, utanarenga, bitanashoboka. Bibiliya rero iratubwiye ngo igira umutima w'ubwenge. Iyi misozi iyimukisha ubwenge. Ubundi ahantu haba imisozi, urumva bayoherezaho bya bimashini bikaze bitsimbura imisozi bikayisatura, bya katerepurari n'ibiti byose. Ariko Imana, imisozi iguhagaze imbere, Imana igiye kuyimuza umutima w'ubwenge. Amen. Haleluya. Amen. Numvise nababwira amagambo meza mu mpera z'uyu mwaka, akira ubu buhanuzi. Umusozi wari ukuri imbere, Imana iwimuza umutima w'ubwenge. Iri jambo ariko ritubwiye riravuze ngo igira umutima w'ubwenge. Kandi n'intwari y'inyamaboko. Haleluya. Aya maboko y'Imana agiye kugukorera ibintu ku buryo uvuga ngo ni intwari y'inyamaboko, ku buryo uvuga ngo igira umutima w'ubwenge. Urebe ubwenge bwayo uvuga ngo rwose niyo, nta wundi muntu wari kuntambutsa aha hantu. Uyu musozi wari umpagaze imbere, nta wundi wawunkuraho. Reka mbabwire, iyo umuntu avuze imisozi, umuntu ntabwo abihita abyumva neza, ariko ubu buri wese afite umusozi umuhagaze imbere. Waba umusozi w'uburwayi, waba umusozi w'inzara, waba umusozi w'ibihombo, waba umusozi w'abakuroga, waba umusozi w'intambara zikomeye. Uyu mutima w'ubwenge Imana igira, iwinjiramo, ikinjiramo icyo kintu, ikacyitsa, ikagikamura kikamera nk'ikitarabayeho. Yaba n'umutima w'ibyaha, mbese umusozi w'ibyo bintu byose ubona bidashoboka, uyu mutima w'ubwenge w'Imana yacu, uyu niwe uje kwitsa uwo musozi. Amen. Haleluya. Reka mvuge ku musozi umwe abantu b'Imana bahuye nawo. Amen. Uzajye mu gitabo cya Esiteri, reka mbabwire,
uwo musozi ndashaka kukumenyesha amagambo meza. Wowe ubwo ubonye urimo urangira, Imana yawubonye utaranaza. Uwo musozi ukuri imbere, icyo kintu kiguhagaze imbere, wowe ukibonye kigeze hagati cyangwa ukibonye kirimo kinarangira. Ariko ndashaka kuguha amakuru meza, hari Imana yakibonye kigitangira, wowe utaranamenya ko gihari, utaranabimenya. Imana itugirire neza. Noneho nsomera muri Esiteri ibice 3, umurongo wa 6, ibice 3 bariho ugenda urebe ibintu tubona. Esiteri ibice 3 ndashaka kubabwira umurongo impamvu wa ushaka kangahe? gusoma aho muri Esiteri ibice 3 umurongo wa 6. Ndashaka kubabwira ko ibintu tubona, urumva, bikadukanga ari bito cyane ku by'Imana yabanje kurwanya no kurandura no gukura mu nzira yacu tutabiruzi. Soma ibice 3 uhere ku murongo wa 6 usome n'uwa 7 wumve. abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Yego, Nicyo cyatumye Hamani yego, ashaka uburyo bwo kurimbura Abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Moridekayi. Maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraguza inzuzi zitwa Puri imbere ya Hamani. Baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana, yego, bageze mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Amen. rekeraho. Wabyumvise? Nari nshaka kukubwira ngo utuntu ibintu urimo ubona, reka nkwite utuntu iby'Imana yarwanyije mbere utabiruzi nibyo byari biremereye. Aha ngaha ndashaka kukwereka imisozi ukuntu ivuka. Imana Ukuri. itugirire neza, yimura imisozi. Ndashaka kukuvuga ngo umusozi ukuri imbere muri ikintu ubonye ni gito, ahubwo cyatangiye kera kigenda gikura, wowe ukibonye kuko cyakuze, ariko imbaraga zacyo ahantu, imizi yacyo ahantu iri, burya ntiwayimenye. Imana ntiyatumye uyimenya, iyo uyimenya wari guhahamuka, wari kugira ubwoba. Icyo gihagaze imbere yawe rero kuko ari kinini, biroroshye ko Imana kwigikuraho, biroroshye ko ikirafa, biroroshye ko igiterura ikacyujugunya. Yimura imisozi, ibasha kuwuterura mu mizi, uwo musozi ikawujugunya. Amen. Aba bantu ngo Hamani uyu nguyu, ariko Imana ijya intangaza, ikunda kuvuga abantu bari mu bunyage, ikunda kuvuga abantu badafite shinge na rugero, ikunda kuvuga abantu wenda badafite n'amategeko yabarengera. Muri Bibiliya muzabisome. Abo bantu yakunze kubakoresha, ikunda kuvuga abantu b'abanyabyaha. Kubera iki? Kandi ikabiyereka ifite imbabazi. Nuko ari Imana ibasha guhindura ibintu twebwe twaciriyeho iteka tukabona byararangiye. Igira umutima w'ubwenge, nta hantu na hamwe, nta rukuta na rumwe, nta mupaka n'umwe, nta nzira n'imwe Imana itakwibonera. Amen. Haleluya. Amen. Ndashaka kukubwira ngo ahantu ugeze rero ntabwo hakanganye cyane. Icyakoza wowe harakomeye, icyakoza wowe haragukanze koko, icyakoza kuri wowe hateye ubwoba, ariko iyi Mana ifite umutima w'ubwenge haroroshye. Humura. Ngo aba bantu ba Moridekayi bari abantu bibereye aho, ngo bari baraje mu gihugu kitari cyaba ari abasuhuka, ari abanyage, banyazwe, ntabwo ayo mateka nyinjiramo. Ariko ikintu nakunze gikomeye, we uzi ko bazananye n'Imana yabo. Imana ishimwe. Gute? Ntabwo nubwo bakunyaga, nubwo waba uri impunzi mu gihugu urimo simbizi, ariko ujya ujyana n'Imana. Iyi Mana iyo bagutwaye bagutwarana nayo. Uyu mugabo Moridekayi baramufashe bamuvana mu gihugu cye, bamuzana ari umunyaga, ari umusuhuke mu gihugu cy'abandi, aza mu gihugu cy'ahandi, ariko azana n'Imana. Amahame y'Imana ye ngarayakomeza, Amen. atitaye ahantu ari. Aleluya. Mu bintu nkundira abantu nkunda gusoma muri Bibiliya bakoranye n'Imana,
bagenderaga ku mahame, ku mabwiriza y'Imana, bakayahagararaho ku rwego banayapfira. Ubu impamvu ubona turi abantu bameze nk'abariye isosi gusa, batariye ibintu bikomeye, ntabwo tujye tugira amahame ngo tuyahagarare kandi Imana irayubaha. Iyo wiyemeje ngo jyewe n'Imana tubana gutya, ntabwo tunywa ibi, ntabwo turya ibi, ntabwo twambara ibi, kabone n'aho abantu bataba babyemera, ntabwo ari ngombwa ko abantu babishyigikira. Oya, ntabwo ari ngombwa kandi ko biba ari iby'abantu bahambaye, upfa kuba uzi impamvu wabyemeye gusa. Imana irabyemera kandi irabikubahira. Uyu mugabo rero ngo azi amahame y'Imana yabo y'Abayuda, ngo atemera gupfukamira umuntu uwo ari we wese keretse Imana yo mu ijuru. Ahageze rero ahasanga umugabo nawe uzamuwe vuba, ukeneye icyubahiro. Buriya rero umwami ntiyigeze yifuza ko bamupfukamira. Mureke mbabwire, ntago aka kantu reka nkihorere, ariko hari abantu, umuntu wabayeho nta cyubahiro afite, iyo akibonye gato aravuga ati ndakibyaza umusaruro, kuko ntacyo aba afite igikomere cyo kubahwa. Rero ahura n'uwo muntu wakomeretse mu cyubahiro, avuga ati wenda bajye bapfukama amavi azazeho kentusi nta kibazo, ariko bamfukamire. Ahura n'umugabo nawe ufite amahame, wabwiye n'Imana ngo nta wundi nzapfukamira keretse wowe. Ngo abandi barapfukama we ntiyapfukama, barapfukama we ntiyapfukama. Ngo abantu baje no kumugira inama, waramubwira ati Moridekayi, ibintu uri kwigira urabizi? Ibintu uri kwigira urabizi ko ari itegeko? Uriya mugabo afite igikomere cy'icyubahiro, iyo utamupfukamiye no gupfa wapfa. Akeneye abamupfukamira. Ubu hari abantu barwaye indwara y'icyubahiro, ariko Imana ibavure. Imana ikuvure nawe ni umusozi pe. Hanyuma reka mbabwire rero ukuntu umusozi wavutse, naho wavukiye. Uyu mugabo ngo arashira, witwa Hamani, ngo arashira, aravuga ati kuva atampfukamiye ntabwo byavamo. Mbabwire ikintu gikomeye, uyu mugabo yari afite ibintu ashoboye koko, yari yarahawe icyubahiro n'abantu, ariko Moridekayi nubwo yabaga ku irembo, ndashaka kubamenyesha ko Imana yamwubahaga. Yabaga ku irembo ryahereye ry'ibwami. Imana tugire neza. Hoye haleluya. Bibiliya twasomye ahantu aravuga ngo ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, urumva yayoboraga ngo ibihugu 127. Aho ngaho uherereye mu gice cyo mu Buhinde, muri icyo gice yayoboraga ibihugu 127, ugahera i Buhinde ukageza muri Etiyopiya. Uwo mwami Ahasuwerusi niwe wari ufite ibyo bihugu byose. Hanyuma yari afite umugabo wabaga ku irembo, uwo navugaga ari we witwa Moridekayi. Akagira rero n'undi witwa Hamani yakujije, ari nkawe wamukurikiraga muri icyo gice. Uwo rero yari afite ikibazo cy'icyubahiro, nshobora kuba ntari nabisobanuye neza. Akeneye ko bamwubararira, akeneye ko azajya atambuka abantu bose bagapfukama. Uyu nguyu naza afite Imana ye, avuga ati sinzapfukamira Imana ngo mpfukamire n'abantu, nzabubaha ariko kubapfukamira ntibivamo. Uyu rero, uyu wazamuwe vuba witwa Hamani, washakaga icyubahiro kugisumbya n'Imana, agira ikindi kintu cya kabiri yari yibitseho ngo cyo kuraguza. Narije kukubwira ngo utuntu wabonye ni duto. Aravuga ati rero kuva atampfukamiye kumufata ntibyoroshye. Barabizi ko kumufata umuntu wizera Imana akubaha n'iby'imutegeka, barabizi ko kumufata bitakoroha. Burya barabizi ko batapfa kugufata kenyege. Imana itugire neza. Ngo aravuga ati ngiye kubanza ndakuze mbimenye neza, ngahera mu kwezi kwa mbere. Reka mbabwire mwene da, utuntu ubonye turoroheje. Burya kuva mu kwa mbere bararaguje. Ku munsi wa mbere musome Bibiliya, ngo baragiye ku munsi wa mbere Hamani ajya kuraguza, abaza inzuzi ati aba bantu nzabica, zigaceceka. Uwa kabiri, uwa gatatu, ngo araraguza inzuzi zitwa Puri. Abantu ntacyo batakoze, kuba bataragushyikira si amaboko yabo, ahubwo iyo mu ijuru dusenga ifite umutima w'ubwenge, niko ijambo ryatubwiye, kandi ni intwari y'inyamaboko. Si uko buri munsi bataraguza, ariko ifite umutima w'ubwenge. Amen, amen. Aleluya. Amen. Hanyuma ngo bigejeje mu kwa 12 rero, Imana itugirire neza, ngo araraguza Ahera mu kwa mbere agera mu kwa 12 araguza. Ku munsi wa mbere. Buri kwezi haraguza. Buri kwezi, buri munsi ngo yaheraga mu kuraguza. Ariko ikintu ushimira Imana, yaraguzaga Moridekayi n'apfukamye, arimo apfukamira iyo mu ijuru. Imana itugirire neza. Asenga atazi ko ari umuntu uri kumuragurira. Asenga atazi ko ari umuntu uri kugira gute kuraguza, amuraguririza. Ndashaka kubabwira ngo senga Imana, kuko n'abandi bakorera izindi Imana nabo bashyiramo imbaraga.
nta nubwo baruhuka. Hari igihe ujye wigwa n'agacuho ukabwira umwami Yesu uti bana nanjye, ariko bo bararaguza, baravunika, ntibasiba ngo buri munsi akaraguza inzuzi zitwa puri. Hanyuma rero nihuse, kuko hari ibintu byinshi numva ashaka kuvugaho, nihuse nguko ukuntu umusozi wavutse, ngo inzuzi ziza kubabeshya, ngo zirababwira ati noneho mwabafata mu kwa 12. Burya ni nayo mpamvu mubona haba impfu nyinshi, nuko abantu benshi bagiye baraguza. Ari igihe inzuzi zibemerera bati noneho nimubafata uyu mwaka utararangira, mwahereye mu kwa mbere muraguza ku itariki ya mbere, none uyu mwaka nimuwupfundikira bamubajyane tuzatangirane n'abandi umwaka utaha. Ndagutangariza inkuru nziza ko Imana itabyemeye. Amen. Aleluya. Ndagutangariza ko inzuzi zitadufashe, ahubwo imbaraga z'Imana yacu n'umutima w'ubwenge w'Imana, uwo nguwo uratubumbatiye, niwe uturengeje iki gihe ukatwicaza no mu kindi. Imana ishyirwe hejuru. Uyu mugabo inzozi zimwemerera, n'Imana nayo iri kwemerera Moridekayi kubaho. Ikintu kintangaje, ubwo bapfaga ko atamupfukamiye gusa, akajya kuraguza kuva mu kwa mbere amezi 12. Ahubwo reka nkubwire akantu keza. Wowe unkurikiye, ndashaka kugira ngo nkubwire ngo noneho uhereye none isunga Imana, kuko ibyo kuraguza ntubishoboye. Niba utaraguza, niba utajya muri ibyo bintu, wowe igire mu Mana, kubera yuko urumva ko hari abandi bafite ibindi bakora, kandi iyo bagiye kubikora ntibakubwira. Hanyuma rero kuko batakubwira, nawe igire mu bindi by'Imana, kuko ariyo ifite imbaraga iri hejuru y'ibyo ngibyo. Araraguza gusa, arahangayika kubw'icyo kintu. Reka mbabwire rero ikintu gikomeye, yamusabye ahantu ataba. Niyo mpamvu nkugiriye inama ngo wowe wisengera Imana. Iyo twisengera Imana bakatusaba mu bapfumu, basanga muri sisiteme zabo tutabamo. Amen. Ntabwo muri sisiteme batubona, bashyiramo inzuzi zaraguza, inzuzi zikavuga ati uyu muntu ntabaho, uyu muntu ntarimo, ziratubura. Reka wegera Imana ku buryo izi nzuzi za Hamani na bene wabo n'abuzukuru be. Erega abuzukuru ba Hamani ntaho bagiye. Ubwo abantu basenga bakanaraguza icyarimwe noneho. Abo ngabo basenga bakanaraguza rero, ibyo bintu bizababyarira sirikwi, kuko ntabwo bijya bikorana. Ni ugufata amashanyarazi n'amazi ukabivanga, ibyo bintu bizatwika nyirabyo. Twikomereze. Urumva yagiye gusaba Moridekayi ahantu ataba. Amaze kujya kuhamusaba, Moridekayi cya mbere yari ari muri sisiteme y'Imana. Icya kabiri, naratangaye mwa bantu b'Imana, Imana izi ubwenge. Hari igihe umuntu ashobora kukureba akabona ntacyo umaze. Hari igihe umuntu ashobora kukureba akabona ntacyo uriho, ntacyo ufite, ariko atazi uburyo Imana izi uburyo izi guseseka abantu bayo. Amen. Ku buryo bageza mu mutima w'ahantu ishaka kubahisha. Imana yari yafashe ba Hamani, irabaseseka ibageza ku mutima w'umwami imbere. Moridekayi yari yafashe Moridekayi. Imana yari yafashe Moridekayi, iramufata n'umuryango n'ubwoko bwabo, irabaseseka ibageza ku mutima w'umwami imbere. Hamani yajya bareba akavuga ati bariya ni abantu bo ku irembo, ntago bavugana n'umwami, kandi atazi kusegura umwami ari umwana wande wa Moridekayi. Ubuhe Esiteri. Ese amakuru ntayo wasomye? Reka nkubwire ukuntu byagenze. Hari ibintu bibiri byari bihari. Urumva uyu muntu yagiye kubagambanira, yararaguzaga, Imana nayo igaca amarembo yo kubabeshaho. Burya reka nkubwire, iyo dusenze abaturaguriza, abadutega n'abaturoga, Imana ihita ica amarembo yo kurenga ibyo bintu, ahubwo yo kutubeshaho. Ndashaka kukubwira ngo Imana ntabwo idusanga mu kibazo, ahubwo ikibazo kiza Imana yahabanje. Amen, amen. Wakumva ko kantu? Ntabwo Imana idusanga mu kibazo, ahubwo Imana itanga ikibazo. Buriya batangiye kuraguza, Imana ihari ihita ibanze ikora akantu ka mbere, ihita yereka Moridekayi abantu bagambaniye umwami. Irabamwereka irangije iramubwira ati kandi nta muyuda ugambana, itugenda ubyereka umwami. Ngo arabatanga abwira umwami ati wari upfuye. Bahita babyandika mu gitabo cy'ubucurabwenge. Baravuga ati uyu muntu atabara umwami. Bafata umuntu ubujije umwami gupfa ninde? Ni Moridekayi. Niwe umuburiye. Abagabo bari bagiye kumwica, arabamweretse. Ngo babigenzuye basanga koko bari bapanze kumwica. Bahita ajya mu gitabo cy'ubucurabwenge, bamwandikamo Moridekayi. Urumva undi arimo araraguza, undi arimo araraguza, naho undi Imana iri kumukoresha imirimo yo guhura n'umwami no gukiranuka y'ubutwari. Ageze mu gitabo cy'intwari z'igihugu zikiriho. Umwami atamuhembye. Reka niyamuhembye, yaramwanditse abibikaho. Ubu hari ibintu twakoze mwa bantu b'Imana tutararyaho na gato. Imana irindirije kuzabikusanya, ikazabiduha igihe kigeze, ikazabiduha Hamani adahari.
kuko hari igihe yabiguha Hamani ahari akakwica utarabirya. Hari ibintu urindiriye kuzaguha Sitari byo koko. Hamani adahari. Imana iturengere. Hanyuma icya kabiri rero ngo haza kubaho ikintu, umugore w'uriya mwami nanone arigomeka. Si byo ngiye kuvuga ngo bamuhamagaye ntiyaza, singiye kwinjira muri ayo mateka. Imana igira gutya, yagira ngo icomeke Esiteri igihe bizaba bikomeye, igihe bizaba bigeze umusozi umaze kugaragara bemerewe gupfa, kuko yari azi ko umutima wa Hamani icyo ushaka ari ukubica. Noneho igihe kizaba gikomeye azagende amanura ayo matangazo y'urupfu. Ubu hari amatangazo Imana imanuye ikoresheje umutima w'ubwenge bwayo. Hari amatangazo Imana muri iri jambo, muri uyu mwaka nimusenge Imana igambiriye gukora ikinyuranyo ku bantu b'Imana. Ni ukuri. Hanyuma rero nihuse, Ni ukuvuga ngo uwo Esiteri ni n'uwo mukobwa wo kwa Moridekayi uwe nawe ataba umwamikazi. uretse tubivugeho neza. Aleluya. Amen. Uyu nguyu twavuze ko Moridekayi ijambo rya mbere yabanje kuburira umwami, abagiye mu gitabo Baramwandika umuntu ntibamuhemba. waburiye umwami akamubuza gupfa, ntibamuhemba, arigendera. Ikintu cya kabiri rero, abantu b'Imana ikintu nabakundiye, ntabwo bishyuza mbere, barakora bakigendera. Icya kabiri, aho sinshaka kuhatinda, baza gushyiraho itegeko ngo rishaka abakobwa beza, kuko wa wundi wa mbere yari yasenzwe, bari bamusenze, uwo Vashiti umugore wari uw'umwami, bari bamusenze, yanze kumwitaba, habaye ibirori, amuhamagaje ngo azamwerekane mu nkera ntiyaza. Naho Imana iri gushaka uburyo yinjizamo Abayuda. Imana itugirire neza. Hanyuma irangije, ibyo bintu bimaze kuba, iyo nama imaze kuba, bahamagaza abandi bakobwa nyine bazaza gusimbura umwamikazi, kuko umwamikazi hari habayeho itegeko bati mu muce umuntu wasuzuguye umwami, natwe abagore bacu bazadusuzugura. Baba bakirizeho iryo teka n'itegeko, bahamagara abandi bakobwa. Naho Imana iri kuzana Esiteri, umukobwa warezwe na Moridekayi, niwe wari waramureze, ari umubyeyi we, kuko uyu nta babyeyi yari afite. Imana idufashe. Amurera rero ari se wabo, yari yaramureze, yari umwana we, amuha n'amabwiriza, aramwirerera, aramubwira ati ukwiye kugira ibanga ugaceceka. Reka mbabwire bene da, mujye mwumvira icyo umutima wanyu ubabwira. Hari igihe umutima ukubwira ngo ceceka, Imana izi impamvu yabyo. Wowe ntuzi abo bari ku mpande ba Hamani, ntuzi ibyo barimo, abo bose ntuzi ibyo barimo. Nuwumva umutima ukwemeza ngo itware gutya, ujye ubikora. Hanyuma rero akanza Imana iba yaragaciye mbere, iba yafashe Abayuda baseseka ibwami. Uyu nguyu atazi ko bagera ibwami, yari azi ko ari uhagera wenyine, yari azi ko ari uvugana n'umwami, yari azi ko ari usangira n'umwami. Naho ntazi ko hari n'ugera mu cyumba ku buriri bw'umwami kandi ari we uw'Umuyuda, ari Umuyuda. ntamenye ko afitanye isano n'uyu uri ku irembo ari gushaka ko amupfukamira. Reka mbabwire mwa bantu b'Imana, Imana ije gukoresha umutima w'ubwenge. Imana ije gukura abantu mu buvumo. Imana ije gutabara abantu bihebye. Imana ije kuruhura abantu bafite ubwoba. Imana ije kurengera abantu badafite kirengera. Imana ije kukwereka ko ifite umutima w'ubwenge kandi ari intwari y'inyamaboko. Imana ije kubikwereka, ije kukwereka uburyo yimura imisozi itabimenye, yarangiza ikayubikana uburakari bwayo. Uyu musozi Imana yawubitse, irawubika, iwukura mu maso y'Abayuda batanabitekerezaga. Nakubeshye, Esiteri rero ntahenze ko abaye umwamikazi, ariko ntabwo nari nzi. Hari igihe umuntu agusobanurira ukumva ahubwo ni ubwa mbere ubyumvise. Noneho rero mureke mbabwire, ibyo bintu cyari gitumye mbivuga n'iki. Narindi kukubwira ngo buriya icyo kibazo ufite, Imana iri aho hafi, yaje mbere. Imana yaje mbere. Noneho nkubwire ukuntu uza yaje mbere. Uyu nguyu yaragiye asaba Abayuda, abasaba Hasuwerusi, arabatanga, atanga n'ibiguzi. Ndaramubwira ati byihorere. Yuzuye ibirego yabareze, yababureze ibintu bigera nko muri bingahe, bigera nko muri, yaravuze ngo icya mbere hari ubwoko bwatataniye mu mahanga, ni abantu batatanye, nicyo cya mbere yabareze. Icya kabiri aravuga ngo nta kintu bamaze, nta kintu bunguye umwami. Kandi reba, ntago yari azi ko banditse mu gitabo cy'ubucurabwenge cy'abantu baburiye umwami bakamubuza gupfa. Ntabyo yari azi. Kandi batanamuhembye wabikoze. Ntacyo bamuhembye, nta n'ikindi, ntabyo yari azi. Aravuga ati nta kintu bunguye umwami. Icya gatatu aravuga ngo amategeko yawe ntahura n'ayandi mahanga. Reka mbabwire, igumanira amategeko yawe azakubeshaho, ntibyahura, yagumana uko ari.
uba azakubeshaho. Si ngombwa ko abakomeye bavuga ngo ayo mategeko ni meza, yagumana uko ari. Hanyuma rero ikintu cya kane aravuga ati kandi aba bantu nta nubwo tugomba ndatanga amafaranga, aba bantu ntacyo buntu bamaze, nta kintu bamariye umwami, nta n'icyo bunguye, abona ko ntacyo bunguye. Ndashima Imana ko aho abantu babona ntacyo bunguye, Imana yibona uri umunyamumaro w'uyu munsi n'ejo hazaza. ikintu kirakomeye kuko rega yuko wica amategeko, wigumura ku mategeko y'umwami ngo amategeko adahuye n'ay'umwami, Nyine ikintu gikomeye. ni ikintu gikomeye kinakaze. Umwami ngo yahise avuga ati niba ari uko bameze, niwe uri gutanga n'ibiguzi byawe, ayo mafaranga ntunayatanga. Rero bati ndashyira amafaranga mu isanduku. Uzi ko hari abantu bashyiramo n'amafaranga we ngo bakumareho bakurangize, ariko ndeka nkubwire aya mafaranga ataye agaciro. Niba abana nayafashe ataye agaciro, Amen. hanyuma bayashyiramo ngo uyu mwami aramubwira ati aya mafaranga yihorere. Amafaranga ngo aravuga ati ndatanga n'ibiguzi. Umwami yumvise ibirego babareze, aravuga ati abo bantu ntacyo bamaze, wikwirirwa gushyiramo n'amafaranga, wishyirwa gushyiramo n'ibyo biguzi n'ifeza zawe, byihorere, genda ubakoresha icyo ushaka. Yahise agenda yihuta. Wumva ukuntu umusozi sha wihuta. Uwo munsi yakoze ibintu byambabaje mwa bantu b'Imana. Ibintu byambabaje. Ibintu bya mbere. Ibintu cya mbere cyambabaje. Yabamenyesheje ko bazapfa igihe kitaragera, abateguza urupfu. Ateguza abandi. Ateguza nyine, urumva buriya bwoko bwo kwa Moridekayi yari arimo asaba bw'Abayuda, yagiye kubusaba umwami, umwami Ahasuwerusi. Ntabwo ashaka kubica Moridekayi gusa, bica ubwoko bwose bw'Abayuda. Moridekayi yaramusuzuguye. Arebye urwangamwanga, aravuga ati sinshaka n'umuntu uzamukomokaho, ahubwo mubicane n'abana babo n'abagore babo n'iyo nka n'uwo bahetse n'utwite bose mumareho. Amaze kubyemererwa, uwo munsi aragenda ngahita ashyiraho itariki. Ngo aravuga ati munshyirireho itariki, sinshaka kuzajya mu minsi mikuru yo gusaza umwaka, sinshaka kuzajya muri za Noheri n'Ubunani nkibabona. Ariko wereka nkubwire, abantu batifuza kukubona ahubwo bo bazishyiraho bashaka kugushyira. Abantu batifuza kukubona bo bazishyiraho bashaka kugushyira. Ngo ahita ashyiraho itariki, ahita ashyiraho itariki yo kubica. Ngo ahita afata itariki 16 z'ukwezi kwa 12. Ngo aravuga ati iyi tariki muyafishe mu bihugu byose, mumanika amatangazo, na Moridekayi muyimuhe, mugende mumubwire ko iyi tariki mwese mwitegure, mushake ibikoresho, babe babizi, bajye babara ngo umunsi umwe uvuyeho, itariki 16 z'ukwa 12 tuzapfa kwa mwaka ntago tuzawusoza. Ndashimira Imana ko ariyo yaremye imyaka yacu tuzamara. Iminsi yo kubaho kwacu itaravaho n'umwe, Imana yari iyizi. Umuntu ushaka kugabanya iminsi yawe rero yo kubaho, Imana ahubwo izagabanya iminsi ye. Reka mbabwire mwa bavandimwe, wikwishimire kugabanya iminsi ya mugenzi wawe, kuko Imana yayanditse mu gitabo cy'Imana, iravuga ngo uyu muntu namushyiriyeho kugira ngo abiki n'iki. Wowe rero wishimira kugabanya iminsi y'abandi, ndagutangariza ko Imana igiye gutubya imyaka yawe n'iminsi yawe yo kubaho. Hanyuma rero nkubwiza ukuri, byarambabaje. Nagiye mu mwanya w'abantu, nuganira ijambo ry'Imana, jya utekereza ubyumve neza. Yahise afata itariki arayimanika, aravuga ati mubitangaze, mubamenyeshe ko mu kwa 12 nzabarangiza. Buriya mbabwire mwa bantu b'Imana, kukubwira ngo iki gihe nzakwica si kimwe wenda no kugenda ukumva biratunguranye. Aba bantu bapfa mbere ni ukubica urubozo. Ariko ndashimira abantu bamenye Imana, ngo mu mugabo Moridekayi ngahita avuga ngo ibintu ntago byakunda. Gutekereza nk'Umuyuda yibereye mu murima ahantu utaziho biva, arimo kwihingira akabona itangazo rimanitse ngo kuri 16 uzapfa. Kuri 16 uzapfa, ntazi icyabaye, ntazi igiki, ngo nuko ari ubwoko ngo bwatatanye, ngo bukanyanyagira, ngo amategeko yabwo ntahura n'ay'abandi. Ni ibintu 7 yabareze, sinabikubwiye. Icya mbere ngo ni ubwoko bwatatanye, icya kabiri ngo bunyanyagira mu bihugu ngo umwami yayeburaga, icya gatatu ngo ntabwo amategeko yabo yahuraga n'abandi, icya kane kandi ngo ntibwumviraga amategeko y'umwami, icya gatanu ngo ntacyo bwunguye umwami ngo kubihanganira, icya gatandatu aravuga ngo rwose aba bantu ndabona bakwiye gupfa rwose, ahubwo bakarimburwa. Icya karindwi aravuga ati rero kubwo ibintu tubareze, nzatanga itarano z'ifeza inzovu bazishyire mu bubiko bw'umwami. Umva ibintu yarabageretseho byose imbere y'umwami. Ariko reka nkubwire,
reba umuntu wari wibereye mo hirya iriya ari inzirakarengane, muhumure, hari Imana ireba ibintu bikorerwa mu rwihisho. Uyu munsi ajya kubarega, ndashaka kukubwira ngo disi Moridekayi yari yibereye ku irembo, ntabwo yari azi ko bagiye kubarega. Icyo yagiye kubona yarireguye, aravuga ati twebwe ntabwo ari ugusuzugura, ahubwo amategeko y'ubwoko bwacu ntabwo yemera ko dupfukama. Yumva barabyemeye. Ndashaka kukubwira ngo hari igihe abantu batazemera amategeko y'Imana yawe, ariko wowe n'Imana yawe izaza igushyigikire. Wowe izera Imana kandi unasenge, gusa wirinde kuba ikigande. Hanyuma uyu muntu ngo amaze kumanika iri tangazo, Moridekayi agiye kumva, yumva abantu batangiye gutaka hirya no hino ngo igihugu cyacuze umuborogo. Umuntu wabyumvaga wese agacura umuborogo. Umwana yabyumva agacumura umuborogo, umubyeyi yabyumva ngo agacura umuborogo. Moridekayi ahita yikuramo imyenda, aravuga ati sinitaye ku bandeba, sinitaye ku bamvuga. Yambara ibigunira, ngo aragenda arigaragura mu biki byose, ngo hanyuma yigaragura mu byondo no mu myanda, aho ngaho yitera umukungugu. Ibyo byari ikintu kigaragaza umubabaro. Amaze kwitera umukungugu yigaraguye mu ivu yambaye ibigunira, amaze gukora ibyo ngibyo, ngo bahita babimenyesha Esiteri. Mureke mbabwire, mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira, umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina ryanjye, niko umuririmbyi w'120 yavuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira. Nje kukubwira wowe wihebye, nje kukubwira wowe ufite ubwoba, nje kukubwira wowe uvuga ngo umwaka sinzawurangiza, nje kukubwira ngo utaha sinzawutangira, ukaba ufite ubwoba ngo utaha sinzawutangira. Ni wowe nje kubwira, nje kukubwira ngo utuvugira ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Nje kukubwira kandi kantu keza, izina ryawe riri ku mutima we. Esiteri, izina rya Moridekayi ryari riri ku mutima we. Yari we se, yari we wamureze, yari we se. Mu yandi magambo, ntekereza yuko Imana itugirire neza, nako nta nubwo ari nibyo ntekereza. Ijambo niko ribivuga, ni nawe wamuhariye, ni nawe wamugiriye inama, ni nawe wamuhaye umwifato, ni we mubyeyi we. Izina rya Moridekayi ryari riri ku mutima wa Esiteri, kandi mu barimbukaga Esiteri yari arimo. Hamani atazi ko Esiteri ari umuyuda. Yari azi. Mubwire umunsi yabimenye, mubwire umunsi yabimenye. Umva, Esiteri yari afite ubwenge bw'Imana. Mbasabiye ubwenge, mwebwe Imana ije gutabara, mbasabiye ubwenge, mbasabiye ubwenge. Ntuzavuge mbere, ntukavuga amasezerano yawe, ntukavuga ibyo ugenderaho, ntukavuga impamvu wambara utyo, ntukavuga impamvu uvuga utyo, ntukabivuge. Ngusabiye ubwenge bw'Imana. Reka nkubwire, ntabwo ndi bivuga ukuntu byagenze, ariko ngo Hamani, Moridekayi yamutumyeho akimara kumenya ko Hamani yabasabye, ngo aramubwira ati rero muvandimwe, wagenda ukadutakambira tugomba kurimbuka. Ngo undi aratinya, aravuga ati mperukana n'umwami, ntabwo mperukana n'umwami, maze igihe tutabonana, kandi itegeko rivuga yuko umuntu maze igihe atabonana n'umwami bitakunda yuko agenda atamuhamagaye. Undi ngo amutumaho ijambo rikomeye, burya ngo ntiwapfa kwijyana, umwami niwe ugutumaho, nubwo waba uri umugore we. Ariko ndatangaye, Imana igusiga ubwiza ku buryo uzajya uhinguka imbere y'Imana ikagutega amatwi utaravuga, ikakugirira impuhwe, ikavuga ngo kuki aje, ntabwo ahangiye kuhinjira, ariko Imana igusiga igikundiro mu bantu bayo ku buryo uzajya uhinguka ahantu bakakumva ugitunguka, bakavuga ngo ni iki kikuzanye. Aleluya. Hanyuma ngo aramuhakanira, udamubwira ijambo rikomeye, aramutumaho mu bice 14, ibice 4 umurongo wa 14. Ngo aramubwira ngo niwicecekera mu gihe gisa nk'iki, nta kintu kizabuza abayuda gutabarwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Yari ashatse kumwereka iki? Yari amaze gutekereza, aravuga ati aba bantu wenda niba baruboroga bagataka, umwami azabaza ikibatakishije, wenda babarire rubanda bidakomokaho. Ariko jyewe Hamani aranyanga, kandi icyo nziza ndakizi, ni jyewe wabiteye. Wowe rero uri mu bana banjye, uzarimbuka. Wowe n'inzu ya so ubu uzarimbuka, abandi bazoroherwa wenda biturutse ku bandi. Aba bantu bari kurira rubanda rwose wenda bazababarirwa, ariko wowe n'inzu ya so niwicecekera uzarimbuka. Nicyo yarashatse kumubwira, kuko Hamani rubanda wenda bari kurubabarira, ariko Hamani icyari gikuruye biriya bintu rwari urwango yari afitiye Moridekayi. Reka nkubwire, umuntu ukwanga ntacyo, umuntu utamwanga ntacyo mupfa. Imana ntabwo yemeye ko akwica. Kandi hari amakuru meza namenye, uzi ko abantu benshi bashatse kwica abantu bakabatanga gupfa. Musareba abantu benshi bagiye bagambana, abantu benshi bagiye bagambana, abo bagambaniye babatanze gupfa. Reka nkubwire neza, ndarinda njya kurereka njye ku mwami wacu, uwamugambaniye ntiyapfuye mbere ye. Yuda
yuda se ntiyahise yiyahura ugira ngo yigeze areba umwami ari ku musaraba kandi koko yahise yiyahura. yamutanze gupfa. N'uyu rero Hamani yagambaniye Moridekayi ngo amwice amutanga gupfa. Nkwereke n'abandi se, erega na Sawuli burya yahigaga Dawidi ngo amwice amutanga gupfa. Umuntu ugambana nawe Imana igufashe bigushiremo, kuko tumaze kubona ko abantu benshi bagambana bapfa mbere yabo bashakaga kwica. Twagiye ndi kukubwira ngo Imana yimure iyo misozi, yimure imisozi itabimenye, iyimure, Imana iyikureho, iyirukanisha uburakari bwayo, ni intwari y'inyamaboko, ishiremo ubwenge bwayo, ibyimura ibyo bintu bivana imbere yawe. Imana idutabara. None ubwo yaje kubimenya ute ko Moridekayi afite Farnesi itera ate? Nkubwira ukuntu byagenze rero, yamutumyeho isengesho ndashaka kubabwira mwa bantu b'Imana. Ye baba we, ye baba we, isengesho se narivuga gute? Isengesho ese ndivuge gute? Niki se? Isengesho ririhuta, ngyise indege naba ndijyandishije gakeya. Mvuze ngo ni indege igeze abantu mu ijuru ikanabagarura inaha hari amataransiporo atwara abantu n'ibintu. Mvuze ngo ni kontineri ngo izane ibintu bivanye mu mahanga ibizana hehe, naba ndikobeje isengesho riguruka mu minota nk'ibiri rikaba rigiye gukomanga ku ijuru. Esiteri ngo yarabimenye ahita avuga ati sisiteme baroko umva sisiteme, ntusoze uyu mwaka udakozemo na yumwe, ntusoze uyu mwaka muri uku kwezi kwa 12 wenda afata amasaha 2 wihina ahantu upfukame nje kukubwira inama. Ntabwo uzi ibyo abandi barimo, ntabwo uzi ibyo rubanda rurimo rukora urwo rwo kwa Hamani. Abuzukuru ba Hamani ntuzi ibyo barimo, inzuzi zabo ziri kwera. Nje kukubwira ngo ntusoze uyu mwaka udakozemo n'amasengesho y'iminota, ntusoze. Reba ahantu upfukama ubwira Imana ngo Mana ndishinganishije ni wowe nje imbere, Imana itufashe kandi twigisha ubwenge. Ngo Yesu avuga ati mureke mbabwire simperuka imbere y'umwami ariko ayitatu yanyinjizayo, mugende mumbwirire umuyuda wese ahantu ari, umuntu wese urebwa n'iri tegeko ryo gupfa, umuntu ufite urebwa n'iri tegeko wese akora ayitatu, nanjye nzahitinyuka gutunguka imbere y'umwami. Maze ngamaze kumubwira ayo magambo ngo bose bahita bakora amasengesho. Arangije amasengesho aragenda mugeze ibwami imbere y'umwami. Umwami amubonye ngo ahita amubwira ati ngwino urasaba iki mwami ngo gihabwe. Ahageze ntiyakivuga. Esiteri niwe watumyeho ayo masengesho nawe arayakora, bose barayakora. Reka mbabwire agiye ibwami ari mu masengesho, mureke twisengera Imana. Agiye ibwami bakiri muri ya masengesho bari kuyakora. Ngo amaze kugerayo umwami ngahita amuhamagara. Amaze kumuhamagara undi ntiyahita avuga ikimugenza, bibanza urebe mudu umuntu arimo. Gusa uragenda ugasanga umuntu nawe ntari muri mudu nziza, ugahita uzana ibindi bibazo. Ubanza urebe, mvuze ni bwa bwenge. Imana iduhe wa mutima w'ubwenge. Ubanza urebe ikirere cy'umuntu arimo n'umwuka arimo nuko ahagaze. Hanyuma rero ngo uwo mwanya ntiyahita bimubwira ngo ahubwo aramwatereka tubanze tujye mu nkera. Abanza kumujyana mu byishimo. Rega ntibanaherukanaga, agira ubwenge batereka mbanze mujyane mu byishimo nawe abanza atekereze neza, ashyire n'umuntu baramufatiranye ari mu kazi kenshi, reka nanjye mujyane mu nkera. Ngo abanza kumujyana mu nkera. Amugejeje mu nkera iryo joro atavuga ati tumire na Hamani. Hamani rero kwari ukugira ngo ubugome bwe bugaragare. Ngo Hamani araza mu nkera nawe aranezerwa. Ngo hanyuma undi aravuga ati nejo tuzayisubiremo. Undi arataha rero ajya iwabo yitegura kuzagaruka mu yindi nkera. Amaze kugenda ngo Esiteri ategura ikirori. Aravuga ndategura ikirori cyiza, nzabivuga neza neza. Umwami yamaze kunezerwa, mbona afite amatwi yo kunyumva, mbona afite amatwi yo kunyumva, mbona yaruhumetse mu bitekerezo. Yifite umutima w'ubwenge. Imana ntihubuka, Imana ntihutiraho. Niyo mpamvu ubona hari igihe ugira ngo yarakwihoreye. Oya ntiyagutaye, oya ntiyakwihoreye, oya ntiyakuretse, ahubwo iri kugira ngo ishoremo amaboko yayo, kandi amaboko yayo ntajya ahusha. Ije mbere rero muri ako kavuyo yahusha, irashaka kuzaza idahusha. Ntabwo ihusha. Imana itugirire neza. Hanyuma rero uyu mugabo ngo arataha rero, aragenda ariyemera ngo aravuga ati muzi ibintu byabaye, ati muzi ko na Esiteri ari jye yemera, ati ntiwaranyemera, urumva, ati ntiwaranyemera yewe wewe. Ariko kabanje kuba hari agakuryo kari kabanje kuba mbere bagikora amasengesho. Umwami yahise abura ibitotsi ngo ugiye kuryama ananirwa kuryama. Hari ibintu Imana igiye kubuza ibitotsi,
hari abantu batigeze bamenya agaciro kawe, hari abantu ngiye bafatiriye kuyakora none ibyawe, amasengesho nawe uyakore. Hari ibintu byawe byafatiriye wakwinjira mu masengesho, Imana ikababuza ibitotsi bikakugeraho. Ngo buri bitotsi niko gakoryo ka mbere Imana yakoze. Buriya yari ibanje gukora iki? Yari ibanje kwereka ko Hamani aciriritse, ari umuntu woroheje kuri Moridekayi yasuzuguye. gute se kandi Hamani ari we Wari umwami yari yahaye ububasha? uretse mbikubwire, Hamani yari azi ko ari ufite ububasha bw'umwami, yari azi ko ari wo mutoni ku Mana, ariko mu ijuru umuntu bagize umutoni bubahishije umwami ari Moridekayi. Erega ibintu tubona amaso yacu abona ibiciriritse, ariko Imana ibintu byinshi ubona, hari igihe ubona Imana ibibona bicuramye, bikabicuramika. Wowe wajya ubibona ukajya ubona Hamani ari uri hejuru, Imana yareba ikabona Moridekayi ari utungishije igihugu. Kubera isengesho rye rituma babona amahoro, kubera isengesho rye ryirukana abo bagambaye, kubera isengesho rye rituma abaje kwica umwami bababona, kubera isengesho rye kuriya apfukamira Imana bituma Imana ivuga ngo igihugu kibona amahoro. Wowe wajya ubona Hamani rero ngo niwe ngukaze, Imana yamubona ikamubona nk'umuntu udafite n'intwaro n'imwe, udafite n'ipeta na rimwe. Ngo byagenze ute rero? Reka nkwereke ukuntu byagenze, kugira ngo ntabwo Imana yari gukora ikosa ryo kuvana Hamani inaha itabanje kumwereka yuko aciriritse imbere ya Moridekayi n'ukuntu yamusuzuguye, itabanje kubyereka n'abo bantu bo ku irembo, itabanje no kubabwira ngo uyubaha niwe izubahisha. Yari irimo yereka abantu ngo umuntu yubaha nanjye nzamwubaha. Yarabyutse mu gitondo aragenda umwami amutumyeho, ngasanga umwami yari adasinziriye, ngo yabuze ibitotsi ngo ajya mu bitabo, ngo Imana ikajya ifata urutoki ikamutungira ati soma. Haruguru Imana iyobora ibintu, umva wowe udukurikiye, Imana iyobora ibyawe, Imana iyobora ibyawe, ibiyobore neza, iguhuze nabyo, iguhuze n'igihe uyu mwaka turi gusoza, iguhuze n'ibintu byawe, ijye ibiyobora. nibishaka gukata ivuga ati ndabyanze, ntimuryama, ntimusinzira, ntimunywa, ntimugoheka, bitemeye. Imana iragenda ifata ibintu byaha ikajya imwereka ati soma, ngo ajya mu bitabo abura amahoro, abura ibitotsi, iramwereka ati soma. Harasoma ati hari umuntu burya uyu mugabo harya ninde? Ni Moridekayi. Yarangambaniye igihe ba bagabo bari bagiye kunyica. Arabisoma neza, ngareba amatariki, ngamaze kubisoma, ngaravuga ati uyu mugabo yahembwe iki? Habya ko nta gihembo cyanditsemo. Bari gusoma ibya Moridekayi atabara umwami, niwe wari urimo abisoma. Yagiye mu gitabo buri bitotsi, ahita agiye mu gitabo abumbuye, agwa ku bya Moridekayi, uburyo yaburiye umwami. Amaze kubigwaho, abona yaramuburiye, abona abantu barahanwe, ariko abona uwamuburiye nta kintu yahembwe. Ahita avuga ati ariko uyu muntu niwe nkunda, niwe muntu nakubaha, niwe umpaye ubuzima. Umva ukuntu Imana izamura. Imana ni ikuzamura kandi iciye mu bintu byo gukiranuka, wabona utanaha agaciro. Hanyuma rero ngo arangije Hamani abageze aho ngaho nk'umuntu w'igihangange uje kubonana n'umwami, mbese uhora uvugana n'umwami. Ngo abarangije aravuga ati mundebere umuntu uri hafi aho. Ngo aramureba, barebye basanga ni Hamani uhahagaze. Bati ngwino hano, umuntu umwami akunda kubaha bamukorera iki? Ati reka yari afite dayimoni w'icyubahiro, yari afite dayimoni wo kwishyira hejuru ku rwego yifuzaga no kuba yagera ku by'umwami, yaba n'umwami. Yuko mubona uriya mugabo na kudeta yari kuyikora. Reba umuntu wese uvuga uti bampereza impeta y'umwami ngaho nyambara, ati umuntu umwami akunda kubaha. Ayirebye ngabona niwe. Ariko uzi ubwibone, uzi kwishyira hejuru ko bibanziriza kugwa. Ngo yirebye yumva niwe, yumva nta wundi muntu umwami yakunda, yumva nta wundi yakubaha, yumva nta wundi yakwemera mu gihugu. Ahita avuga ati mwami, ati uwo muntu mufata ikanzu y'umwami, umwami muyimwambike. Iyo kanzu y'umwami muyambike uwo muntu, nimurangiza mufate impeta y'umwami maze muyimwambike, mufate ibintu n'ikamba ry'umwami, mufate ifarashi umwami agenderaho muyimushyireho, maze nimurangiza mufate umuntu wo hafi aho ngo wegera umwami amujya imbere, agenda avuga ati umuntu umwami akunza kuba
amuzengurutse igihugu cyose, karitsiye zikomeye n'izoroheje, ntagire ahantu asiga abantu bamumenye. Buriya cyari ikintu kimeze gutya, urabona atari ukwiyamamaza ahubwo ngo yerekane ko arenze n'umwami hejuru. hari abantu bafite ubwenge buhanitse, ibyo bintu umuntu abitekereje ati nyine byose kubera ubwibone, icyamutumye atekereza ko bamupfukamira bakajya bamuramya, nicyo cyamuteye icyo kintu. Kwari ukugira ngo none isi yose n'ukomeye n'uworoheje amwemere. Muri ibi bihugu 127 akimara kuvuga iryo jambo, yumva umwami avuze ijambo ryiza, aravuze ngo ibyo bintu byose uko bivuze hatabuzeho n'akantu naka, genda uba ari wowe ubikorera umuntu witwa Moridekayi. Ngo yabonze mu maso, ngo aravuga ngo ndagowe. Umva rero akantu, mbere y'uko Imana yitsa uwo musozi igiye kubanza kugukorera, igiye kukubanza kugucira inzira y'ubuzima bwiza imbere yabo bashaka kukugirira nabi. Igiye kukubanza kugucira inzira ku buryo babimenya, igiye kugukorera ikintu kivugira, igiye kugukorera ikintu utazavuga ahubwo cyo kivuga. Hari igihe Imana igukorera ikintu kivuga kivugira, wumva wowe unyumva, umva wowe watinze ahantu, umva wowe wasuzuguritse Imana, mbere y'uko ikukoreraho uwo muntu igiye kubanza kugukorera ikintu kivugira ku buryo nawe akibona. Ntabwo azagihishwa, ntabwo azagihishwa, azakibonesha amaso. Maze ngo abirebye aravuga, ahonga mu maso, ngo aragenda arabikora byose, arabimukorera, ngo aramubwira ati ngwino ujyeho. Bakajya baca ahantu hamanitse amatangazo. Uzi ko yamutambagije amatangazo amanitse? Akajya avuga ati tugende, akajya amutambagiza. Noneho ubu abaturage bajya mu rujijo, bakajya bati uwo mwami akunda kubaha, dore uko bamugenza, yambaye ikanzu y'umwami, yambaye impeta y'umwami, ibintu byose niwe ubifite, bari kumutambagiza, yageze turamukomera amashyi, kandi ari muri ba bandi bazicwa. Bivuze ngo iki? Imana ibanje gutambagije no wasinye ku itangazo ryo kubica. Uwo mutambagije niwe wasinye ku itangazo ryo kumwica. Uwo mutambagije, oya, utazi itegeko ryo kumutambagiza niwe washyizeho amakashe n'ibimenyetso byo kubica. Hanyuma uri kumutambagiza niwe wabareze, abarega ibirego bingana kuriya. Hanyuma Imana nawe kuko yabanje kwica bariya abantu bahagaze ashyiraho itariki, Imana nawe yabanje kumwica ahagaze, azenguruka igihugu cyose. Kuriya nawe yabanje kumwumvisha uburyo biryana, amuzengurutse igihugu cyose, amutambagiza agenda amutambagiza, avuga ati Imana iravuga ati uyu muntu abanza akiguhe, yifuje ikiruta icyanjye, reka abanza akiguhereza. Ndashaka kukubwira ngo wubahe Imana, ugendere mu mategeko y'Imana, wubahe Imana. Noneho ngo yavuye kumutambagiza, ngo arataha. Amaze gutaha, ngo aragenda abwira umugore we, ngo aramubwira ati reka nkubwire mada, ubu rero hari abagore batambiraho bishyushye. Iyo yungutse aravuga ati uri umugabo wa danje, ni wowe nari nkeneye, uzi gukora bya hatari. Wahomba akavuga ati nta n'ubwenge ugira. Imana iturengere. Imana irengera aba bagore. Ubu kandi hari abuzukuru buriya mugore, umugore wa Hamani, ngo yamugeze imbere, ngo aramubwira ati uzi ibintu byabaye, ati noneho nago we, ati ibintu bibaye, ati niriwe nzengurutsa wa muhanya wa undi ngo ni Moridekayi, ati byagenze gute se? Ati ubu namuzengurukije, ati si igihugu cyose, ati ngenda mutambagiza umurwa, ati ahakomeye, ati igihugu cyose cyamumenye, cyamukomeye amashyi, ati kandi bamenye ko ari we muntu umwami akunda akanamwubaha. Undi aramubwira ati ati ba bantu ni ubuhe bwoko? Uzi ko bashakaga kubica batazi n'abo ari bo? Uwo munsi nibwo basobanukiwe abo ari bo. Yabasabaga bita Abayuda ariko atabazi. Ariko Imana imuzamuye. Reka nkubwire, umuririmbyi yaravuze ngo hari igihe bazamenya uwo uriwe, hari igihe bazamenya amasengesho usenga, hari igihe bazamenya izo ndirimbo uririmba, hari igihe bazamenya impamvu ujya wiyiriza ubusa. Abantu bazabimenya, bagomba kubimenya. Uwo munsi ngahita amubwira ati burya ni Abayuda. Ati ubwo ari Abayuda rero watendebukiye imbere yabo, ati no gupfa urapfa. Niba ari Umuyuda, uwo mugore yatanze isenge, yabanje kumugira inama yo gushinga igiti. Arangije abonye bikomeye aravuga ati ubwo ari Abayuda nawe wakoze ahadakorwa, no gupfa urapfa, nta kindi cyabisimbura. Arangije rero kandi yagombaga guhita ajya kwitabira inkera. Ngo agezeyo rero, dore umunsi wo kumenya ko Esiteri ari umukobwa wa Moridekayi. Ngo agezeyo, akimara kugera asanga ibintu byakomeye. Amaze gusanga byakomeye, asanga
umwami ngo abaze Esiteri ikintu amushakira. Esiteri ngo baramubwira ati ikintu nsaba ni agahanga kanjye rwose nta kindi saba. Umwami ati habaye iki? Undi ugiye kukwica. Umuntu ugiye kukwica. Ati n'uyu mugabo dore nguyu wicaye iruhande rwawe. Umwami ngo umujinya uramufata abarasaza abarazengurutse. Umva umunsi yabimenye rero, yabimenye umunsi yari apfukamye ku munsi y'ibirenge bya Esiteri. Indi wapfukamye Hamani ari gutereta umugore w'umwami se. reka kwa kundi yifuzaga ko bamupfukamira. Imana yamuteje ubwoba arahahamuka amenye ko mu bantu yagambaniye umugore w'umwami burya amatangazo amanitse agomba kugera no ku mugore w'umwami, Amaye ku mwamikazi. Yari yakoze ahantu hadakorwa, ntabwo yari abizi. Ndashaka kukubwira ngo umugambi wawe ubitse mu ibanga, ubuzima bwawe bubitse mu ibanga, uko uzabaho bibitse mu ibanga ry'Imana. Umubare w'ibanga wawe Imana irawizigamye, ntabwo yawutanze. Imana iturengere. Imana yari yarababitse mu ibanga ku buryo yabimenye uwo mwanya amaze kwivuga amakuru y'igiti kimanitse oya y'ukuntu bagomba kubica. Uzi ikintu cyantangaje? Umwami yaragarutse asanga undi yapfukamye ari gutakamba, ari gusaba imbabazi. Arapfukamye ari kuvuga ati Esiteri mbabarira ntakambira, nsabira imbabazi ku mwami. Ngo arimo asaba imbabazi apfukamye, umwami agasanga undi yapfukamye ku bibero, yapfukamye hasi ari gutakamba akora ku bibero by'umugore amukora, amubwira ati ntakambira. Undi ati ye atagiye no kumfatira umugore, ati mwirukankane vuba vuba. Urumva? Hanyuma aka kantu narengeye kukubwira, atagiye gufatira umugore ku ngufu. mubwire rero y'Imana yabihishuye. Ijambo ryatubwiye ngo ni intwari y'inyamaboko, nta wayinangiye umutima ngo agubwe neza, ngo hahise hagobotoka umugabo witwa Haribona. Mubwire muvandi Haribona wowe nkurikiye, wowe nshuti yanjye muvandi, hari Imana ibona, haribona. Musome muri biriya bice 9. Urumva? Nsomera mu bice 9 rero bakimufata, bakimara kubigenza gutyo. Kuri ya tariki 13 nsomera ikintu cyabaye. Ngiye kukubwira ngo Imana ikoze ikinyuranyo. Esiteri ibice 9 umurongo wa mbere. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Dari, Banza ubyumve neza. itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Yego. Uwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiriraho ububasha, ariko birahinduka Abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Rekeraho nushaka nugira ibindi urenza. Ngo hari iyo tariki bari barayisevinze, abanzi babo ngo bari bafite ibintu bamaze iminsi bibwira. Ibintu bibwire rero, hari umugabo umwe waririmbye aravuga ngo imigambi y'abana b'abantu ngo ibaye ubusa, ngo ipfuye ubusa. Imana itugire neza. Imigambi ya Hamani ipfuye ubusa. Uwo Hamani uwukwirukaho, uwukugenza, uwaguhagurukiye, imigambi ye ipfuye ubusa. Amen. Hanyuma ngubwo umugabo witwa Haribona ngo yahise aza, ngo aravuga ati mbabwize ukuri, nubwo mumusohoye ntimumushakira ibindi bihano, ntimumushakira urundi rupfu. Urupfu yabonye rwiza ni urwo kumanika umuntu ku giti, yasize agishinze iwe. Amaye Ndashaka kukubwira ngo kuzi ibintu byo kubabaza abantu no kubagirira nabi ni kukangura isi ngo izagusomye nawe ku gikombe cy'umubabaro. ubwo batanze amatangazo yo kwica Abayuda, nawe afite igiti yarashyiriyeho. We yari mu gitondo mbere nyine bitaraba bamutumiye mu nkera, yasize avuze ati ubu se ati baroreye mu nkera njye nige bemera. Hanyuma ngo bamugira n'inama atari koreka nkubwire, wakoze agashya uriya mugabo kazamumanika ku giti, ukamwumvisha ukazamwica ukanamumanika ku giti, bose bakazareba urupfu rw'umuntu wagusuzuguye uko rumere. Asiga gishinze, amaze gusiga gishinze aragenda, agezeyo ariko Haribona aba yabibonye. Ndashaka kukubwira ko Haribona iyo bari kuraguza ziriya nzu zitwa Dari, hari Imana ibona.
iyo zitwa puri hari Imana ibona, iyo bari muri ako kagambane hari Imana ibona, iyo bari muri biriya birego hari Imana ibona, kandi nawe iyo urimo usenga hari Imana ibona, iyo urimo upfukamira Imana hari Imana ibona, iyo utari mu bugome hari Imana ibona. Ndakubwiye ngo hari ibona. Iyi ibona rero nta kintu na kimwe wayihisha, irafotora, irasikana, irabika, irasevinga. Gihita uvuga ati hari ibona. Yahise aza aravuga ati hari igiti yashinze, mwe kwirirwa mujya mu bintu byinshi, iki giti yari yagishinze ngo agishyiraho Moridekayi. Ubwo yabonye ari rwo rupfu rwiza bakwicamo umuntu, nimumujyane nawe mukimushyireho. Ngo bahita bavuga ngo mumujyane uwo ari cyo mumushyiraho. Haleluya! Nguko uko uwo musozi warangiye kuri ya tariki 13 abayuda bagombaga gupfa. Ni ku ijambo ritubwiye ku bice 9 umurongo wa mbere biravuze ngo birahinduka. Ubwo abantu bibwiraga ko ari bo bagiye kubagiraho ububasha, birahinduka. Hanyuma abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Ndashaka kukubwira ngo isengere hari ibintu Imana igiye guhindura, hari umusozi Imana igiye kwitsa kandi ikawita itabimenye, ikawubikana uburakari bwayo. Umva uyu musozi witwa Hamani, urabona warigeze ubimenya? Ntabwo wigeze ubimenya. Uyu musozi rero ngo yimura imisozi itabimenye. Ndashaka kukubwira aka kantu itabimenye. Aba bayuda bo barabimenye, bamenye uko basenga, bamenye uko begera Imana. Impamvu uri kumva ibiguca intege n'ibyo byose ugomba kubimenya ngo umenye uko usenga. Ariko witondera umuntu uri gukorana n'ibintu byitwa inzozi gusanga ari kuraguza udasenga. Uriya muntu imisozi igiye kumwiyubikana atabimenye. Reka nkubwire abakomoka kuri Hamani, iyi misozi yabiyubitse batanabimenye, batigeze batekereza ko bapfa, batigeze batekereza ko barimbuka, bibiyubikanaho. Imana itugirire neza. Hari imisozi Imana yimuye itabimenye. Abifuzaga kudasoza umwaka rero, abifuzaga kutajya Noheli, abifuzaga kutarya ubunani, abifuza kutakwinjira mu wundi mwaka, Imana yimuye imisozi itabimenye, iyubikanye uburakari bwayo. Nawe tambuka mu bwenge bw'Imana, mu mutima w'ubwenge bw'Imana n'imbaraga zayo. Tambuka ubeho, wongera ubeho. Imana ibaho umugisha. Amen. Yewe iyi nkuru iraryoshye pe, iyi nkuru iraryoshye nubwo isoje harimo akantu k'agahinda kamwe. Buriya abantu bakomoka kuri Hamani cyangwa se abo bantu bafite umutima nk'uwa Hamani, nyamara nabo hari ijambo bababwira ntabwo ryari ryarenga. Aba bantu nta kindi dufite cyo kubabwira uretse kubabwira ngo Imana reka nta n'ikindi ibi bintu biba byarabereyeho. Ibishaka kwereka umuntu ngo nakoreka mbivuge mu magambo meza, hinduka Bibiliya yose igitabo buriya rezime ya Bibiliya mu magambo make. Ishusho yayo ishaka kukubwira ngo icyo ushaka ko bakugirira bari cyo ugirira abandi. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ikintu ushaka ko bakugirira, niba ugiye kunkorera ikintu, banza uvuge ngo iki kintu jye bakinkoreye cyameraho gute. Ubundi iyi nkuru nako iri jambo tumaze kwiga nta kindi rishatse kutubwira, riratubwira ngo banza ugenzure ibintu urimo ukorera mugenzi wawe ko bizakugeraho, mbese bizakubera byiza. Niba umenya rero ko byakugeraho, kora ibyiza ugifite uburyo, ukora ibyiza nawe bizaba ari byo bikugeraho, kuko twabonye yuko uwakoze ibyiza ari byo byamugezeho. Erega isi irera, icyo duhingamo kizera. Nuhingamo ineza uzeza ineza, ariko nuhingamo inabi uzeza inabi. Icyakoze hari igihe bitinda ukagira ngo ntiyeze, ariko izera. Ari amagambo ashatse kuvuga iki? Ashatse kwerekana yuko umuntu wese azabanza guhemberwa ibyo yakoze inaha mbere yo kujya mu bindi by'ubundi buzima. Hamani ntabwo yagombaga kuva inaha atazengurukije Moridekayi ngo kiriya cyubahiro yamutesheje akimuhesha. Ikindi cya kabiri ngo abe ari we umumara umubabaro yamuteje amwambika ibigunira. Buriya Imana ririmo yambura bya bigunira n'imikungugu Moridekayi yiteye hara ku irembo. Abantu bose bamubona bavuga ati cyanze gupfukama hakiri kare, none reba kikishe bene wabo, none reba ukuntu kigenza, none kiri kwigaragura hasi. Imana iravuga ati no, urabanza bya bigunira wambaye ndabanza mbikwambure, kandi uwatumye ubyambara bari ukuzengurutsa
aba ari kwambura imyenda yawe akwambikiye umwami. Icya kabiri, yagombaga gupfukamira abayuda, agapfukama imbere ya Moridekayi, kuko icyamuteye agapfukama imbere ya Esiteri, kuko icyamuteye uriya mutima ni amavi yifuzaga. Hanyuma rero nawe yari ayafite, yagombaga kubapfukamira nawe akumva uko bimera. Mu gusoza rero, iyi tariki 16 yabaye umugisha wa Yuda b'icyo gihe. Iyi tariki 16 yabaye umugisha ku bantu bikomeje ku Mana. Icyo nshaka kuvuga rero, hari abantu bashobora kuzabona kino kiganiro wenda nko ku itariki 16 na nyuma yaho, mbere y'uko umwaka usoza. Abantu bazabona ikiganiro kuri 16 na nyuma mu matariki yo guhera kuri 16 kuzamuka. Ni iki kintu babwira kano kanya kuri kino kiganiro? Ahari ni yaba ari n'itariki y'umugisha kuri rusange. Amen. Iyi tariki urumva kubivugaho nuko Imana yakoze ikintu gikomeye, bikaba ibyishimo by'abayuda kugeza na n'ubu baracyayizihiza. Ariko ndashaka kukubwira, bikomeze ku Mana. Wenda hari andi matariki wowe waciriwe atari 16, ariko mbikubwiye mbere ngo nkubwire ngo itariki abantu bagushyiriyeho si Imana yagushyiriyeho. Amen. Ibihe abantu baguhaye, Imana igiye kubikurenza. Imana irashaka kukurenza ibihe by'abantu ikagushyira mu gihe cyayo. Imana irashaka kukurenza iminsi y'abantu bakugeneye. Abantu baduha iminsi, abantu babaha iminsi bakabatega igihe, ariko noneho nshoje nkubwira ngo Imana igihe abantu baguteze Uwiteka arakikurengeje. Amen. Mudusengere. Mana turagushimye, ukunda abantu bawe Mana. Ndagushimye ko hari imisozi wikije imbere y'aba bantu, kandi nta kintu basaba gusa ni ugusenga, ntibifatanye n'ibibi bakakwizera. Ngushimiye kuri Imana nziza, ngwino ubane n'abantu bawe, ubahe gusoza umwaka neza, ubahe gutangira undi amahoro, ubaherekeze mu buzima bwabo bwa buri munsi, ubabere umujyanama. Tumenye yuko ababi bahera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere baraguza, bakazasoza no kwa 12. Hanyuma rero dushinganishije ubwoko bwawe kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere kuzagera ku ya nyuma z'ukwezi kwa nyuma. Turabashinganishije ubwo abantu bazaba barimo baraguza izi nzuzi zabo, n'abandi bantu uzabahe kukwiyegereza no kukwegera no kukwikomezaho. Hanyuma kandi uzabarindisha ubuntu bwawe bukomeye mu izina rya Yesu. Aya maboko yawe n'umutima w'ubwenge ugira uzawubatungiremo, ubahekera abana, ubarindira imiryango, ubarengera aho bareba n'aho batareba. Ineza yawe ibomeho. Urakoze ko wumva gusenga, tubifurije kujya bagira ibihe byiza, bagahora banezerewe izina ryawe ryera. Urakoze ko wumva amasengesho, abarwayi bakize, abamerewe nabi ubatabare, abafite ibibazo bikomeye byabahangayikishije umutima turabimanuye muri aya masengesho. Nkuko wamanuye amatangazo yicaga abayuda, tumanuye ibyo bibazo byari bibahagaritse umutima. Urakoze Uwiteka ko wumva amasengesho, ni mu izina rya Yesu. Amen.